kiganiro The Barbara Show. Iki ni ikiganiro gihuza urubyiruko n'abakuze cyifashishije ingero zifatika z'ubuzima bwabo kugira ngo zihindure ubuzima bwabo mu bitekerezo, mu mibereho. Iki kiganiro kikaba kibazanira abatumirwa batandukanye tukabigiraho ibintu byinshi. Mbonereho no gukomeza kubashima kuri feedback yanyu, uburyo mugikurikira kuri Isibo, uburyo mugikurikira kuri YouTube, ama message mutwohereza kuri Twitter, kuri Facebook, kuri Instagram, aho hose turabashimiye cyane ko mugikurikira. Iki kiganiro rero nkuko mubizi muri uku kwezi kwa 10 n'ubushize niko nabikoze, natinze ku kintu cy'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se mental health issues awareness. N'uku kwezi kwa 10 rero harimo umunsi muri uku kwezi twizihiza umunsi mpuzamahanga wa mental health cyangwa se ubuzima bwo mu mutwe. Nkuko mubizi rero hari ubuvugizi bumaze igihe bukorwa kandi bukomeje gukorwa n'inzego zitandukanye, inzego z'ubuzima zikora ubuvugizi kuri mental health mu Rwanda. Kandi birumvikana ukurikije ubuzima abantu babayeho, ukurikije amatrauma cyangwa se ihungabana abantu benshi bagiye bagira mu buzima butandukanye. Turabibona muri iyi minsi imibare yo kwiyahura, abantu benshi barimo kwiyahura. Pana abantu benshi nkuko tubyumva, ariko abantu bagenda biyahura, tumaze kubyumva mu makuru kenshi. Bituma twibaza tuti turagana he cyangwa se turatekereza dute, turumva dute. Ni muri urwo rwego The Barbara Show yatumiye Dr. Bizoza Rutakayire, umuganga wo kuri Caraes Ndera Neuropsychiatric Hospital. Dufite ukuntu dufata Indera, dufite n'ukuntu twumva ibintu by'indwara zo mu mutwe, ariko twamutumiye kugira ngo atuganirize byimbitse kuri izi ndwara, tumenye uko tubana nazo, uko twakwivuza no gukuraho ipfunwe cyangwa se isoni mu kwivuza izo ndwara. Turamuha ikaze rero atuganirize, ntuve kuri screen yawe. Tuguhaye ikaze Dr. Bizoza. Murakoze cyane Pastor Barbara kudutumira. Turishimye kubona aya mahirwe yo kuganiriza abanyarwanda ku bintu bya mental health, by'ubuzima bwo mu mutwe, kuko nta buzima. Dr. Yvonne Kayiteshonga nakunze ikintu yavuze umunsi umwe, aravuga ko nta buzima bushobora kubaho budafite ubuzima bwo mu mutwe. Ubuzima bwo mu mutwe rero ni ikintu gikomeye, niyo mpamvu nishimiye ko mudutumira uyu munsi. Urakoze cyane. Iyo dutekereza ubuzima bwo mu mutwe, abantu benshi bahita batekereza ibisazi, ariko twese dufite ubuzima bwo mu mutwe, twese turatekereza. Reka duhera aho ngaho, ibitekerezo biva he, biduforma kuba abo turi bo gute? Urakoze cyane. Abantu benshi bakunda kuvuga ko indwara zo mu mutwe ari ibisazi, ariko nukubera kutamenya. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ko muzamenya ukuri, ukuri kuzabatura. Ni ukuri bwo kumenya Yesu, ariko ni ukuri bwo kumenya na sciences n'ubumenyi buganisha ku buzima bwo mu mutwe. Hari ubwoko butandukanye bw'ibitekerezo. Hari ibitekerezo bihuza ibitekerezo bitandukanye. Nubwo bwoko bwa mbere bw'ibitekerezo. N'ibitekerezo n'imbaraga z'ibitekerezo zihuza ibitekerezo bitandukanye biganisha umuntu gufata imyanzuro runaka, guhitamo no gushyira mu bikorwa ibintu runaka. Nubwo bwoko bwa mbere bw'ibitekerezo. Mutagatifu Augustine yavuze ko ntabwo wabuza inyoni kunyura hejuru y'umutwe w'umuntu, ariko wabuza inyoni gukora icyari ku mutwe w'umuntu. Bivuga iki? Ntabwo wabuza ibitekerezo kuza muri wowe, ariko akamaro ko kumenya ibi byose turimo kuganiraho ni uko uhita umenya ubwoko butandukanye bw'ibitekerezo, kandi ukiga gufata umwanya wo gutekereza ku bitekerezo byawe. Kuko kenshi ntabwo dufata umwanya wo gutekereza ku bitekerezo byacu.
kandi ibitekerezo byacu bya buri munsi nibyo bitugira kandi nibyo bizatugira ejo hazaza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana mu Migani 23:7 uvuga ko uko umuntu atekereza nicyo ari cyo, uko umuntu atekereza ni ukuriya azaba cyo. Nubwo bwoko bwa mbere bw'ibitekerezo. Ubwoko bwa kabiri bw'ibitekerezo ni ibitekerezo birema amashusho muri twebwe. N'imbaraga z'ibitekerezo birema amashusho muri twebwe, kandi ni ubutunzi budasanzwe Imana yashoye mu bwonko bwacu. Kuko turebye muri Bibiliya mu itangiro igice cya mbere mu murongo wa 2, ijambo ry'Imana riravuga ko Mana Data na Mwuka Wera na Yesu Kristo barahuye mu butatu butagatifu bw'Imana, baravuga tureme umuntu mu ishusho yacu. Bivuga iki? Bakoresheje ziriya mbaraga zo kurema amashusho kuturema. Niyo mpamvu mu bintu byinshi Imana yashoye nk'imbaraga muri twebwe bishobora kudufasha kwiteza imbere, harimo n'imbaraga zo kurema amashusho. Mu bintu dukoresha mu mivurire ya buri munsi, kugabanya indwara z'agahinda, indwara z'ubwoba, harimo n'imbaraga zo kurema amashusho, icyo twita visualization, aho dufasha umuntu gutekereza ibintu, amateka yabaye mu buzima bwe yamuhaye umunezero, bikamufasha kuruhuka, cyangwa akazuminga ahantu heza hafi y'amazi aho yagiye muri vacances, biramurura kumva umuziki w'amazi, kumva biriya bihe byiza hafi y'amazi, akabitekerezaho kandi ari mu mujyi, kandi ari mu kibazo cya stress, bikamufasha kugabanya stress. Ubwoko bwa kane bw'ibitekerezo ni ibitekerezo bidashingiye ku makuru y'ibintu tubona, ibintu tumva, ibintu byose bitugose. Kuko umuntu akura amakuru in 5 senses, ku bintu tubona, ku bintu tumva n'izindi senses. Ariko buriya bwoko bwa gatatu ntabwo bushingiye ku makuru yose agose umuntu, ntabwo bushingiye ku bumenyi afite cyangwa amakuru afite, ariko ni ibitekerezo bipfa kuza mu muntu, bikaza mu muntu, kandi bikamufasha kuvumbura, kurema udusha. Nka Isaac Newton yavumbuye the law of gravity, ziriya mbaraga z'urukuruzi zikurura ibintu hasi, yabivumbuye binyuze mu buriya bwoko bw'ibitekerezo bita intuition cyangwa intuitive thoughts. Hanyuma the brothers Wright nabo bavumbura ubundi izindi mbaraga zishobora kunesha the law of gravity, bita the law of levitation, bibafasha guhanga indege. Biriya byose byavuye muri intuition, imbaraga za intuition, imbaraga z'ibitekerezo bifa kuza muri wowe, bidashingiye kuri 5 senses, bidashingiye kuri 5 senses. Kandi biriya bitekerezo, buriya bwoko bw'ibitekerezo bita intuition, nibwo kenshi n'abantu basenga nka Mwuka Wera anyuramo kenshi guhumekera abahanuzi, akakushiramo ibitekerezo bidashingiye ku makuru abandi bazi, ariko ukavuga ibintu bizaza kandi bikaba, ukavuga ibintu biri mu buzima bw'abantu kandi bikaba. Yewe kenshi bikunda kunshikira, ni gake numva ijwi ry'Imana rimvugisha, nabyo bishobora kuba, ariko kenshi iriya jwi ikoresha cyane ibitekerezo, intuition, kenshi niho mbona conviction bikaza, kandi nkabihanura abantu bakavuga ko ibi ngibi nibyo. Rero kuri intuition
hari abantu nk'abo izo example utanze, abo bantu bandi uvuze, abantu bose bagira intuition, kandi abantu bose Imana ishobora kubavugiramo, bashobora kutaba babizi ko ari Imana irimo kubavugiramo, ariko Imana ikaba yanyuze mu bitekerezo bya intuition kugira ngo ibahe inspiration, iba motive, ibabwire, ibahe icyizere. Twese rero turabigira. None se reka nkubaze, hari ibitekerezo abantu bagira byafekta personalite yabo cyangwa uko bameze, bikaba byabaviramo indwara, byabaviramo depression, byabaviramo manic episodes, byabaviramo schizophrenia. Kuko urabivuze, nibuka akantu kamwe abakristo tujya tuvuga ngo Imana iratuganiriza, turumva ijwi ry'Imana, ariko muri psychology bashobora kuvuga ngo urimo kumva amajwi, you're hearing voices, bishobora kwitwa indwara runaka. Tubimenya gute ko hari ibitekerezo byaduteye izo ndwara? Ni ikibazo cyiza Pastor Barbara ubajije, ariko ntabwo nari narangije ubwoko bw'ibitekerezo. Ngiye kuvuga ku bundi bwoko bw'ibitekerezo bita memory process cyangwa memory thoughts. Ni imbaraga zikurura amateka twanyuzemo, ubumenyi dufite, amakuru yose twabitse kuva turi abana kugeza ubu ngubu, bikadufasha kwiyubaka uyu munsi no kubaka ejo hazaza. Iriya ni ubwoko bwa nyuma bwa gatanu, ni ubwoko bita judgment, ubwoko bwa judgment thoughts, nabwo budufasha gusesengura, gushishoza no kumenya ibibi n'ibyiza. Niho hanyura kiriya cya the voice of consciousness, aho ushobora kumva ko iki kintu ni kibi ugashaka kugikora, hakaba red light ikwereka ko no iki ngiki ukireke. Ni biriya bitekerezo biza muri wowe bikagutera ikintu cy'ubwoba cyangwa cy'ihungabana cyangwa agahinda, ukakireka. Ariko ufashe umwanzuro mwiza, ukumva icyo nise the green light of the subconscious, aho wumva ufite amahoro kuko wafashe umwanzuro mwiza. Ndangije rero buriya bwoko bwose bw'ibitekerezo nshobora kugusubiza neza ku kibazo cyiza wabajije, uko ibitekerezo bishobora kuganisha ku ubugwayi bwa kamere n'ubugwayi bwo mu mutwe. Kuko hari abantu benshi muri sosiyete nyarwanda batari mu bitaro by'Indera cyangwa batavurwa indwara zo mu mutwe, ariko kamere yabo igwaye. Ibyo bita pathologic personalities. Twese tuba dufite kamere, kandi kamere abanyarwanda bavuze ko ari umugani w'ikinyarwanda nkunda gutanga, aho bavuga ko ngo kamere ni kurwaho nareka, ngo akaba icwende nikoga, niyo koze ni gake, niyo gakeye ni gashira umunuko. Bashaka kuvuga ko personality na character kuyihindura ntabwo byoroshye, ni process ndende, ariko mu mbaraga z'Umwuka Wera birashoboka. Ariko personalite y'umuntu ni ikintu kimuranga, ni nka print finger ya psychology, ya identity, ni ikintu kimuranga. Personalite ishobora kuba igwaye. Hari abantu nzi bafite personalite bita paranoïaque, personalite y'ubwibone budasanzwe, bakabona ko ari bo bakomeye kurusha abandi. Ni indwara? Ni indwara. Kandi ukareba mu buzima busanzwe ntabwo bakomeye, ariko muri bo bari convinced ko bakomeye kurusha abandi. Babyita hypertrophy of the ego. Donc ego yabo cyangwa mu marangamutima yabo harimo ubwibone budasanzwe, kandi n'ubugwayi. Ni first trait ya personalite ya paranoia. Second trait yayo, bari abantu bafite iriya ndwara ya paranoia ntabwo bakunda kwemera ibitekerezo by'abandi. Mu biganiro byose muzakorana nabo barashaka kugira ijambo rya nyuma,
nibo bonyine baba bafite rezo mu bintu byose kuko bemera ko nibo bafite ubwenge, nibo bafite ubumenyi buzuye. Okay, turi muri sosiyete dufite uburwayi, komeza tubwire. Abantu benshi muri sosiyete bafite uburwayi ariko batabizi. Niyo mpamvu Freud yavuze, umushakashatsi Freud yavuze ko ngo buri muntu afite akadoze ke k'uburwayi bwo mu mutwe. Shobora kuba ari muri personality akatire kamwe cyangwa kabiri. Uriya muntu ufite rero paranoia personality aba umurakare w'urundi rwego. Amaso ameze nka kinyoteri y'imodoka, iminkanyari nk'amasinga ya Ewasa cyangwa igihe cyose aba arakaye muri karagita ye. Hanyuma agahura rero n'ibibazo, kenshi ahura n'amakonflikt, ahora mu makonflikt n'abantu mu kazi runaka bakamushyiraho. Ashobora kuba n'umunyabwenge kuko n'abantu bari passionate mu bintu bakora, bari very convinced, ariko bagahura n'ibibazo kubera iriya marangamutima irimo psychorigidity, aho umuntu atari flexible, adashobora kwiyugurura ku bitekerezo by'abandi, akaba tolerant ku bitekerezo by'abandi, hakaba ikintu cya debate, abantu bakeshanje, ariko we akabona ko niwe gusa ufite ijambo, abandi bose bagomba gukurikira. Hari igihe bizana n'ibibazo bya mu madini, kuko muri Uganda hari umugabo bita Kibwetere wari ufite iriya personality, paranoia personality, hanyuma imuganisha kwemeza abantu bose ko isi yarangiye, igiye kurangira, nta mpamvu yo kubika amafaranga mu makonte, bagomba gufata amafaranga yabo bakayashyira mu itorero, hanyuma niyo bashaka kwiyahura nta kibazo kuko bazahita bajya mu ijuru kuko bafite Kristo. Kandi byari ibinyoma. Abantu bariyahura benshi, haba collective suicide. Hanyuma biba ngombwa ko bamushyira muri prison. Muri prison atangira kuzana iriya myemere, mu baprisonniers nabo batangira kwiyahura, bihinduka ikibazo, bamujyana ku psychiatrist, Butabika Hospital, baramuvura, hanyuma ahita akira. Urabona ko yari yashinze idini ariko afite personality iri paranoiaque, aho ibintu we yemera nibyo ukuri kuzuye, ibindi abantu bemera ntacyo bimubwiye. Kandi byari uburwayi paranoiaque. Donc a développé icyo bita mu Gifaransa inadaptation sociale cyangwa difficulty of reintegration in the society, kwinjira muri societe bikamugora kwinjira muri societe cyangwa kubana igihe kirena mu busabane n'abandi bantu. None se Dr. reka nkubaze, ndimo kugira ibitekerezo byinshi. Abantu bafite ibibazo muri societe bari difficile cyangwa kubana nabo bigoye, abantu afitanye conflict n'abantu bose, akenshi hari ubwo ahora afite victim mindset, akavuga ngo ntibankunda cyangwa ntibanyumva, ariko ahantu hose umushyize that person is a problem, ahinduka ikibazo, afite umuntu buri gihe babashwanye. Bishobora kuba indication yuko there is a problem? Yeah, bishobora kuba indication that there is a problem. Kandi abantu bameze kuriya bafite ikibazo cya personality, biba byiza ko aba psychologist, aba psychotherapist, yenda psychotherapist nkaba n'umu psychiatrist, no byombi ndabikora. Biba ngombwa rero ko bagana aba psychotherapist n'aba counselor, ari ukuntu psychotherapy ishobora kudiminishinga, kudecreasinga ziriya traits za personality ziri bad kuri we, kuko kenshi ziba ziva mu mateka umuntu yanyuzemo, ababyeyi yagize, kuko muri kamere y'umuntu, ikintu kiranga kamere y'umuntu kiva mu model cyangwa urugero papa wawe yaguhaye, mu rugero mama wawe yaguhaye, mu mikurire wagize, education baguhaye, abarimu bakwigishije.
culture aho wakuriye umuco wakuriyemo ziriya influence zose n'imyanzuro wafashe nibyo bikuganisha kuri kamere. Ikindi kintu kibuza kamere n'ibitekerezo nuko kenshi abashakashatsi mu bintu bya neurosciences na psychology bavumbuye ko ibintu byose biri muri kamere y'umuntu kenshi bitangira mu bitekerezo. Agatekereza par exemple ko inzoga kunywa inzoga byaba byiza kandi bikaryohera ubuzima kandi bikamufasha, kiriya gitekerezo kikaba dominate. Hanyuma hakaza the second level aho afata decision yo gushira kiriya gitekerezo mu bikorwa, agatangira gukanda amazi akinjira mu kijya kureba kuda kubivuga. Ariko nyuma yaho bikazamuzanira ikibazo cya alcoholism, nyuma yaho akazanagwara mu mutwe. Ariko iriya habit yo gufata inzoga, iriya habit iva mu kiriya gitekerezo yafashe cyaje mu mutwe, akabona agacupa ka Skol cyangwa akavere karimo bière, akabona turiya tugaza, akatangira kwitekereza, akabishaka, akabyifuza, icyaka kaza, akajya kwifata rimwe kabiri. Repetition y'iriya behaviors ikaganisha kuri habit, donc iriya habit ikazagira kamere, ingeso ikazahinduka kamere. Nabyo biri mu bintu biganisha ku kamere y'uburwayi. Ari na kamere y'uburwayi bita hysterical personality. Mu busanzwe ziriya kamere zose byabaye ngombwa ko abantu bitegura kubaka urugo babyiga, cyangwa bakakora premarital counseling aho babigisha kandi bagakora ibiganiro n'umuntu ugiye gukora marriage, umuhungu n'umukobwa, mu buryo bwo kubategura. Kuko iyi minsi hari divorce nyinshi mu Rwanda, ariko ugiye muri parquet uzabona imyanzuro myinshi yashingiye kuri incompatibility of personality. Bakavuga ko no kamere zacu ntaho zihuriye kandi barakundanye. Donc byaba byiza rero ko haba ikintu cya premarital counseling ifasha abantu. Iyo ndimo gutegura aba psychiatrists bo mu Rwanda bihuje muri clinique bita biomedical Kigali Biomedical Center iri hariya hepfo ya Kisimenti. Twaganiriye n'umuyobozi wayo, arambwira ko ibintu byose bya marital counseling, premarital counseling, counseling of self development, counseling ifasha abantu bafite ibibazo by'ubwenge, yemereye ko tuzajya dukorana hariya, nkakira abantu hariya, kuko benshi kubera akato izina ry'indera ifite, kenshi bamwe birinda kujyayo. Bumva ko indera ari mu basazi. Ni mu basazi. Kandi indera ntabwo tuvura abasazi gusa, tuvura igicuri, tuvura abantu bafite umutwe udashira, bakababara mu mutwe igihe kirekire kubera ibibazo byinshi, stress z'ubuzima, umutwe ugashuha, bagatekereza ko ari ikibazo cy'amaso, baba ophthalmologist bagashaka bakabura, bagatekereza ko ikibazo cya migraine ntabwo ari migraine, bagatekereza ko ari ikibazo cy'ibyimba mu bwonko. Ibizamini byose abaganga bakabikora, umuvuduko w'amaraso, byose bishobora gutera sinusite, byose bishobora gutera kubara mu mutwe, ariko bakabishakisha byose bakabibura, umuntu agatangira gutekereza ko ari amarozi, kandi ari ibintu byo gushuha mu mutwe bya stress. Kuko ikintu cya mbere gitangira kubabara igihe uhuye n'ibibazo mu kazi, uhuye n'ibibazo mu rugo, the first information iza ku mubabaro w'umutwe. Ni nka langage, ni nyivugo y'umubiri irimo kukubwira mu kazi kawe tangira kuruhuka, mu rugo rwawe tangira gukemura utubazo, wongere ubusabane na communication n'ibiganiro, bikagufasha rero gukemura ikibazo.
ariko ngarutse muri kiriya kibazo wambajije hysterical personality kuri ma personality nizo ndimo kuvuga kwerekana ko personality zishobora kuba pathological. Hari normal personality, hari abantu par exemple badakunda kuvuga cyane, hari abandi bavuga cyane, kandi kenshi ma personality zishobora guhura muri marriage. Niba par exemple igihe nkunda kuvuga cyane nkabona amahirwe yo guhura nawe utavuga cyane cyangwa undi muntu utavuga cyane, niba tutarakora mariage biruzuzanya, kuko umwe avuga ashobora gutega amatwi uwundi. Ariko niba mwese muvuga cyane mudafite capacity yo gutega amatwi, muzajya muca mu ijambo ubundi bikazana ikibazo cya communication, kandi communication iri mu bintu bikomeye byubaka urugo rwiza na intimacy mu rugo, n'urukundo rugakomera kurushaho. Communication iri deep, itari superficial, iri deep, yinjira mu feelings n'ama emotions. Donc personality rero ni byiza kwimenya ku giti cyawe, ukagerageza kwifashisha ubuzima bwawe guhindura bimwe na bimwe, ariko ukanifashisha inzobere mu bintu by'ubuzima bwo mu mutwe. Niyo mpamvu navuze kuri personality, hysterical personality, abagabo bashobora kwigira n'abagore bashobora kwigira. Ariko ikibazo kiriya personality nuko umuntu ufite hysterical personality aba afite demand y'urukundo iri too high and iri hejuru cyane, udashobora guhaza. Donc bigatera ibibazo niba par exemple biri muri marriage partner wawe wamuha makeya yose ashoka, ariko ntabwo bimuhaza, kuko biri muri kamere ye ya demand iri very high muri we, itashobora kuba satisfied n'ibintu byose ukora. Biriya rero bishobora kuzana ibibazo mu rugo, kukaba ama conflict, cyane cyane ko umuntu ufite hysterical personality aba afite na hyper emotivity na tendency to anger. Donc ari very sensible, akantu gato gusa karamukoraho akarakara vuba, kandi amaze kurakara kurangiza uburakari bwe biragora. Kereka igihe kimaze guhita umusabye imbabazi, niho bishobora kurangira. Ikindi kimenyetso kiriya personality, bakunda kwigaragaza cyane, bakambara ukuntu kushobora kuba somehow bizarre cyangwa utuntu tugezweho ariko dukurura amaso y'abantu. Donc aba bafite na tendency to seduction, bagaseduza ariko bo badashaka relationship. Wowe ushatse kwinjira muri relationship bakatiya reserve, ariko bagashaka attention gusa, abantu bakunda attention. Okay, bihurira he n'abantu bafuha? Gufuha cyane kuri extreme. Gufuha cyane biri muri paranoid personality. Paranoid personality hari no bugwayi bwo mu mutwe, bushingiye ku gufuha kurenza urugero, aho umugabo wawe ashobora kuba igihe cyose utashe akareba muri telefone yawe ama message yose wagize, ashobora no gushinga umuntu kugukurikirana, akakubwira ko arashaka kuguherekeza gukora ama shopping, kandi ntabwo ari uguherekeza, ni ukugukontrola. Donc ni uburwayi bita delusion of jealousy. Kuko uriya ushobora kugerageza kumukonvenka uko ushoboye kose ko par exemple utamuciye inyuma, ariko ntabwo azabyemera. Ari n'iyindi muri paranoia y'urukundo, umuntu ahita yemera ko umukunda kandi ntabwo ari byo, akahora arindiriye ko uzamubwira imitoma z'urukundo,
akaguhamagara ashaka kugusuhuza akanyura hariya akagusuhuza we arindiriye ko ubimubwira we agatekereza ko ufite ubwoba ufite isoni uko ubimubwira ariko ukuntu wamurebye umunsi umwe ukuntu wamuhobeye ukuntu wamusuhuje yahise amenya ko umukunda bikahinduka derision akumva ko umukunda akazarindira hakaza iyindi level abonye utarimo kumanifesta urimo kumutakariza umwanya agatangira kurakara ari n'urwego aho hageze umuntu yica uwundi kuko abona ko urimo kumutesha umwanya n'umutwe kandi ntabwo wamubwiye ko umukunda iyo affaire ntabwo irimo wow reka dufate pose twamamaze ntuve kuri screen yawe turimo turaganira kuri mental health turi mu kwezi kwa 10 twizihiza umunsi mpuzamahanga ngira ngo ni tariki 10 z'ukwezi kwa 10 twizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe turimo turaganira indwara zitandukanye nuko umuntu ashobora kuzimenya turi kumwe na Dr Bizoza ntuve kuri screen yawe turagaruka mu kanya ikaze mu kiganiro The Barbara Show ikiganiro gitambuka buri munsi ku cyumweru kuri Isibo TV no kuri YouTube channel yacu murakoze gukora subscribe nabo twari kumwe mu kanya murabizi turi kumwe na Dr Bizoza Rutakayire turimo turaganira ku ndwara zitandukanye zo mu mutwe cyangwa se na bimwe mu bimenyetso biziranga ni ibintu birenze nimba iminota yatambutse yagucitse subira inyuma ugende urebe kuko harimo ubumenyi bwinshi cyane Dr hari abantu bataba consistent mu buzima ikintu muvuganye mu gitondo sicyo ari bukubwire nimugoroba kandi aragukonvenka ko utigeze ubimubwira ariko wabyobserva ugasanga ariko hano harimo ikibazo iyo ntishobora kuba ari indwara nayo iri muri ya personality hysterical personality mu matrait zayo harimo nicyo bita mythomania n'abantu ashobora kukubwira ikintu uyu mu gitondo nimugoroba akakubwira ikinyuranye nacyo ejo akakubwira ibindi ashobora no guhanga story y'ubuzima bwe ukuntu yanyuze mu bintu bikomeye cyangwa ukuntu yabonye ibintu byinshi byamuzamuye mu buzima kandi biri amahimbano gusa kandi nawe ari convinced ko ari byo niyo mpamvu abivuga na conviction nyinshi na ari n'abandi bafite icyo bita cyclothymia aho ikirere gihora gihinduka umurimo gusekana umwanya gito akakurakarira akagutera urushi bikahinduka ikibazo ukabona afite instability muri moody nabwo ari stable muri moody nayo ni indwara ya kamere ubu ngubu turimo kuvuga kamere uburwayi bwa kamere gusa kuko uburwayi bwa kamere abantu benshi bari muri societe ariko ntabwo bazi ko bagwaye ntabwo bajya indera ariko bafite ibibazo nabo bazi bonyine ko bafite ibibazo nabo hari ubwo baba bazi ko hari igihe bicara bakavuga aka kantu hari ikintu kitagenda muri gihe abantu babeshya cyane hari abantu babeshya nk'uko bahumeka nayo ni indwara cyangwa abantu biba hatari impamvu akajya muri supermarché agafata amabiscuit agashira mu mufuka kandi afite amadolari yuzuye mu mufuka akiba donc bikamuterera umunezero udasanzwe kuko yashoboye kwiba atazi ko hari amakamera yamurebye hanyuma bamwe bamaze kubamenya ko ari ubugwayi bakabareka babyita kleptomania hari n'abandi
bafite ubugugu budasanzwe. Ubugugu budasanzwe nawe yiyima akima abantu ariko nawe akiyima, ukabona afite amafaranga menshi ariko zose ukabona arimo kuzipakiza muri konti akambara nabi, akajya nabi, akima, umudamu akabaho nabi, abana bakabaho nabi, kandi afite amafaranga menshi, afite amakamyo, kubera kiriya kibazo bita avarice mu gifaransa cyangwa ubugugu mu kinyarwanda. Kandi iriya personalite iba ivanze n'izindi elements zidufasha kumenya umuntu afite iriya personalite, kuko aba afite ubugugu, akaba afite na gu yo kuranja utuntu twose akaturanje, bari obsessive mu kuranja utuntu. Niba yashize iyi vere hano ukayivana ukayishyira hano, bihinduka ikibazo, aragwara. Utuntu twe ugomba kutureka kuriya dushizeho le goût du rangement. Kandi n'abantu bakunda perfection cyane, nabo nyine bakabona ko bari perfect, kandi nta muntu ku isi wa perfect, ariko muri conviction yabo bakaba bemera ko bari perfect. Bagahura rero n'ibibazo niba bari bakorana n'abandi bantu cyangwa batamitinga standard bo bishizeho, bigahinduka ikibazo mu relationship. Hari ikindi kintu sinzi nimba tukizi, ubwoba buhoraho cyangwa kugira panic attacks. Nabyo it can be an indication, bishobora kuba ikimenyetso cy'uko umuntu afite uburwayi cyangwa afite ikibazo muri we. Biriya nabyo biva mu yindi kamere iri dominated by low self esteem, bita phobic personality. Umuntu ashobora kutaba aragwara ariko akaba afite ibintu by'isoni. Nkanjye igihe nari muri école secondaire, nari umuntu ufite kariya kantu k'isoni. Ndibuka ko umukobwa nakuze wa mbere nashatse kudraga, narateguye umutoma watari, nshaka kumubwira ko uzaba izuba ryanjye ryo ku manywa, ukwezi kwanjye ko mu ijoro, ururabyo rumurika neza, konkomba, chocolate. Ndategura kabisa, nakundaga gukora amapoeme kera. Ndategura poeme ariko mugezeho byose biraziba mu bitekerezo kubera ubwoba. Arambwira n'icyo bashakaga kumbwira, ndamubwira rero ngewe ndashaka gusa kugusuhuza. Ariko nyuma yaho progressively maze kwiga psychiatry, niho namenye ko nari mfite ikibazo cya low self esteem. Low self esteem, kutiha agaciro, n'icyizere, kutigirira icyizere. Kandi mu bintu byambohoye mu kwigirira icyizere ni igihe muri Full Gospel bamaye opportunity yo gutanga ubuhamya bw'agakiza kanjye. Byaneye ubwoba ariko ndatinyuka, kuko uburyo bwo kunesha ubwoba bwa timidity na phobia no gutera ubwoba, ibigutera ubwoba no gukora ibyo amabwiriza y'ubwoba yakubwiye kudakora. Nahise mfata mikoro, nari mfite ubwoba bwo gutanga ubuhamya, ariko ndafata mikoro ndabwira ko our God is a God of second chance. Imana yacu ni Imana y'amahirwe ya kabiri. Ntangira kuvuga amateka y'ubuzima bwanjye, barakoma amashyi, barishima, nanjye self esteem itangira kuzamuka. Nukuriya progressively nashoboye gukira iriya timidity na low self esteem, ariko yaganishaka kenshi kuri phobia. Kenshi ntabwo nashobora kuganira ku bantu benshi, niba abantu bagiye kudusura nkakwepa, kuko nashobora kuvuga bariya butera n'ukundeba amaso yabo yose andi bakundeba, ndavuga iki? Ntangira no gufata n'akayoga kugerageza kugabanya ubwoba. Ndashima Imana ko yabimbohoye. Ariko na alcoholism ishobora kuza kubera ikiriya kibazo cya
phobia personality, low self esteem. Igihe cyo gufasha rero umuntu ufite kiriya kibazo no kumufasha to strengthen self esteem, no kumukoresha ama techniques za confrontation yo guhangana n'ibintu bimutera ubwoba kandi bikamufasha kumererwa neza. Sino phobias ziri nyinshi. Izi ndwara n'izindi tutavuze ziravurwa, hari n'uburyo bwo kuzivura. Hari uburyo bwo kuzivura dukoresha a biopsychosocial approach, donc kuvura umubiri dukoresha imiti, tukavura kuko imiti myinshi dukoresha ikora mu tungingo two mu bwonko, kuko ibitekerezo byose byacu biva mu mashanyarazi yo mu bwonko, asirikira mu neurons, mu tungingo two mu bwonko. Hari ukuntu rero duha imiti igafasha abantu gusubiza ibitekerezo byabo ku gihe, gutuza, gushobora gusinzira, gusubira mu buzima busanzwe, ariko tukanakoresha na tekinike za psychotherapy z'ibiganiro by'imitsi, aho dushobora gukoresha tekinike ihindura imitekerereze, ko imitekerereze mibi progressively ikaba replaced, igasimburwa n'imitekerezo myiza, kuko mu Bafilipi igice cya 4:6 baravuga ko munezerwe igihe cyose kandi muhore mukuza muri mwebwe ibitekerezo by'ihumure, ibitekerezo by'amahoro, ibitekerezo by'urukundo, ibitekerezo by'ugwa neza. Biriya byose biradufasha kubaka ubuzima bwiza bwo mu mutwe, kuko more than ubugwayi bwo mu mutwe hari na mental well-being. Buri muntu aba akeneye ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Nukuriya rero tubafasha ama techniques zitandukanye, tubafashamo abahuye n'ihungabana mu bitekerezo byabo kubera jenoside yakorewe Abatutsi, cyangwa kubera ihungabana ya deception in love, cyangwa yo gutakaza akazi, y'intambara, ibibazo bitandukanye bishobora kuganisha ku ndwara y'agahinda gakabije, ku ndwara y'ubwoba bita anxiety disorder. Hari ukuntu rero tubafasha muri psychotherapy, cognitive and behavioral therapy, cyangwa izindi psychotherapy nka therapy centered on the client. Hanyuma niba family na couples nayo ifite ibibazo, hari ukuntu tubahuza, tugakoresha systemic approach, aho dufasha umuntu ku giti cye, hanyuma tukabafasha nka systeme y'umuryango kuzana amahoro n'urukundo na communication mu rugo. Turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Na spiritual approach nayo nibyo nshaka ko tuvuga. Hari ubwo abantu baba bafite, nicyo nashaka ko tuvugaho gatoya, hari ubwo abantu baba bafite uburwayi bwo mu mutwe mu rusengero, insengero zitandukanye, ariko cyane cyane insengero z'abarokore. Umuntu akaba afite uburwayi bwo mu mutwe, tukabyitirira abadayimoni, ngo ari posede, afite abazimu, afite amazina yose tubyita. Kandi umuntu ashobora kujya muri Karayesi bakamwandikira umuti runaka agakira. Icyo wakivugaho iki? Nshobora kuguha example ebyiri. Yego. Ari example y'umupasteur, umupasteur w'itorero rye navuze, yinjiye mu masengesho yo kwiriza igihe kirekire. Hanyuma ku cyumweru arabwiriza, atangiye kubwiriza, donc worship team yari yamaze kuvaho, afata ijambo, mbere yo kubwiriza atangira kuririmba, kandi ni ibintu biri normal, kuba gushira abantu muri atmosphere ya anointing. Atanga ikorasi, batangira kuririmba na worship, bararirimba. Irangiye ayisubira kenshi. Kote y'abakristo bamwe na bamwe babonaga ko yinjiye mu muka, ko ibintu nabo binjiye mu muka. Ariko mudamu yahise abona, kuko yari afite antecedent, yahise abona ko yinjiye mu burwayi bita manic episode.
kuko muri manic episode haba harimo na Religion. excess of prayers, excess of singing, excess of preaching, ibintu ukabikora mu mwanya utariho. Biriya byose ni ibintu byiza ariko ukabikora mu mwanya utariho. Umudamu yahise ahamagara umu assistant William Pasteur aramufasha komereza indirimbo aranabwiriza, we ahita amuzana ku bitaro turamuvura hanyuma arakira. Ariko muri ya manifestation za manic harimo umunezero udasanzwe, harimo kuvuga cyane, harimo kwagura ibitekerezo birihuta, umuntu akaba too active, agakora cyane, akakumva afite imbaraga nyinshi, atananirwa, ashobora gukora iminsi 5 atananirwa, adasinzira, ariko akumva afite imbaraga nyinshi, kandi rimwe na rimwe akumva ko ari umuntu ukomeye ku isi. Biri muri delusion of grandiosity. Turamuvuye rero arakira. Iriya ni exemple, we ni umuyobozi w'itorero, yari muri episode y'uburwayi, ariko umudamu we kuko yari amaze kumenya gusobanukirwa ibintu by'amadayimoni n'uburwayi, ntabwo yamujyanye kukorera deliverance, yahise amuzana ku bitaro. Hanyuma iyindi exemple nkunda gutanga ni exemple iri very dramatic y'umugabo watakaje kwibuka ibintu byose by'amateka ye. Ibintu byose by'amateka ye, kuko mu bitekerezo, ubwoko bw'ibitekerezo tuvuzeho na mnesic thoughts, ibitekerezo byo gukurura amateka, ubumenyi bibitse ahantu mu bwonko indani bita limbic system. Kuko ubundi bwoko bw'ibitekerezo buri kuri level ya cortex muri brain, ma neurons za cortex, ariko memory iri indani muri limbic system, ahantu bita muri circuit de Papez. Aho ni kiriya kibazo, shiriwe akamubwira, shiri wange ni jyewe runaka, ntabwo nyibuka. Ntabwo mwibuka. Umwana we mukuru akamubwira ni jyewe imfura yawe. Abantu bakorana, kuba yari consultant muri economy, bakamubwira dufite ikiraka, uze gukora kiraka y'economy, ntabwo uzi economy. Byari dramatic, urabona ubuzima bwari bwahagaze. Dog no gufuta. Ibintu byose byari byazibye. Niyo mpamvu umudamu we kuko azi ko nanditse igitabo kuri deliverance, uko wacagagura imivu mu karande, kuboka k'umuryango. Narabwirije kiriya gitabo kuri Zion Temple umunsi umwe. Abizi rero aza ashaka deliverance mu musengere, kuko we yatangiye gutekereza ko ari amadayimoni cyangwa amarozi. Iriya nidi rero ya prière, kuko jyewe nanjye ndemera ko Imana ibohora, Imana ikiza, ndamusengera. Ariko maze kumusengera nkoresha n'ubumenyi bw'ubuganga mfite, mwandikira CT scan of the brain, aca mu cyuma muri King Faisal, discoveringa a tumor that was compressing this part of the brain, limbic system. Ikibyimba cyari gitsikamiye aka gace k'ubwonko kabika amakuru yose y'ubuzima bwacu. Kiriya kibyimba rero bahise bafata umwanzuro mu kiriya gihe kumwohereza mu Afurika y'Epfo. Bamukorera radiotherapy, bamuvura na radiotherapy, hanyuma atakaza imisatsi ye, agaruka nyuma y'amezi make atakaza imisatsi ye, ariko ibitekerezo byose birasubira ku gihe, feelings birasubira ku gihe, ubumenyi bwose buragaruka, kuko iriya tumor yari sensitive to radiotherapy kandi iradisparesa, bihinduka nka miracle of medicine. Niyo mpamvu kenshi nkunda kuvuga ko byaba byiza, kuko jyewe nemera ko Imana ibohora, nemera ko Imana ikiza, ariko nemera ko n'abaganga Imana ibakoresha, kuko Imana yabaye uriya muhamagaro ukomeye wo kuvura abagwayi. Biri no mu mahame Kristo yavuzeho, azaduha ibihembo bikomeye. Ngo nari ngwaye
muramvura muranyitaho donc biri mu nshingano z'umurimo w'Imana. Abaganga rero igihe cyose umuntu agwaye mu muryango wacu biba byiza kumuganisha kwa muganga vuba, niba ari uburwayi bwo mu mutwe, niba ari igicuri, niba ari Parkinson cyangwa gusaza mu bwonko, kuko hari igihe abantu basaza bagatangira kwibagirwa ibintu, nabyo turabivura. Bashobora kugana ibitaro, bashobora kugana ibigo nderabuzima, ahantu hose bashobora kubafasha. Niba ari ibibazo by'amarangamutima bigafashwa n'aba psychologist n'aba psychotherapist, counselor, ariko abantu bagafashwa kandi ku gihe. Kandi ku gihe, kuko abantu kenshi batugeraho ibintu byamaze gutinda bikatugora twebwe kubavura, bikaba ngombwa ko tubavura igihe kirekire bakasubira mu buzima busanzwe, ako bagahora bafata imiti. Abantu bagatekereza ko abantu bose hariya ntabwo bakira, ariko hari abenshi tuvura ku gihe bagakira, tuganahagarika imiti. Hari igicuri uvura kigakira, uhagarika imiti. Kubabara mu mutwe bidashira, uvura bigakira. Indwara yo mu mutwe umuntu agatakaza ubwenge, icyo abantu bita ibisazi, ukayivura ku gihe umuntu agakira, nazongere kandi gufata imiti no kuza indera akabaho neza. Amakuru mfitiye n'Abanyarwanda nuko turimo gukora ubushakashatsi ubu ngubu no ku bagwayi bafite uburwayi bweruye bita schizophrenie. Bo mu burwayi bweruye bita schizophrenie, ibitekerezo biba byamaze kuba divided. Kuko schizophrenia, phrenia ni mind, schizo mu Greek word ni divided. Donc mitekereza divided mind. Ubwonko bucitsemo kabiri. Tekereza umuntu utekereza instruction ikaza mu bwonko ngo haguruka, hanyuma ashatse guhaguruka instruction ikamubwira icara, nyuma yaho akaguma hagati muri catatonic position. Cyangwa akamubwira jya kuryama, agiye kuryama ijwi ikamubwira ibitekerezo binyuranye bikaza no icara ku gitanda, nyuma yaho akahora hagati y'igitanda na position yo kwicara muri catatonic position. Ni dramatic feelings, akaza kuhobera kuko uri mama we, kuko ntabwo mabonye nanye igihe kirekire, but at the last minute akagukubita, kuko ibitekerezo by'urukundo n'ibitekerezo by'urwango byose birivanze. Donc ni dramatic situation. Niyo mpamvu abagwayi bo mu mutwe tugomba kubagira compassion, tukabakunda, tukabereka urukundo. By the way, mu bihembo Imana izatanga bikomeye, abantu bafasha abagwayi bo mu mutwe bazabona ibihembo bikomeye. Antukagiye ndabizi ko zabona ibihembo bikomeye hariya mu ijuru. Amen. Ndabizi. Amen. Tugiye gusoza ikiganiro cyacu. Dusoza ikiganiro cyacu mu magambo makeya. Nzi ko mu buryo mukoresha bwo kuvura abantu barwaye indwara zo mu mutwe harimo na laugh therapy, cyangwa se therapy, cyangwa kuganiriza abantu ukabavurisha urwenya. Mujya mubikora. Waduha amwe mu mablage cyangwa se urwenya rumwe ujya ukoresha uvura abarwayi cyangwa ubaganiriza tugahita dusoza? Urakoze cyane. Urwenya rufite inyungu nyinshi. Urwenya abashakashatsi bavumbuye ko boostinga immunity, burinda diabete, burinda high blood pressure, bwongera serotonin in the brain, bukazana relaxation, bukagwanya stress. Donc guseka, umuco wo guseka ni umuco mwiza wo kubaka ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Majokes rero, majokes nyinshi mbafite na majokes nahuye nazo ku bitaro by'Indera. Hari umuntu watorotse ku bitaro by'Indera atarakira neza, hanyuma ajya mu itorero yabo. Amaze kujya mu itorero yabo bamuha amahirwe yo gutanga ubuhamya, hanyuma ajya hariya hejuru abwira itorero yose guhaguruka, barahaguruka. Arababwira gukoma amashi, barakoma amashi, batekereza ko agiye kuramya Imana.
hanyuma barashiduka arimo kuririmba guri godora ya Rwanda fome, guri godora ya Rwanda fome, atangira kubyina yinjira mu mwuka wa Rwanda fome. Pastor wariya twari tuziranye aravuga musubize kwa bisoza ntabwo arakira neza. Iyindi jokes yo ni live, narimo gutangira practice ya psychiatry ko mbere nakoreraga muri Ivory Coast. Nari muri bureau idafite iriya byuma kuri magrillage. Yari first experience muri psychiatry. Hanyuma umugwayi arinjira ahita afunga bureau, afata urufunguzo arushira mu mufuka, hanyuma afata verre y'amazi yari hariya kuri lavabo arayinsukaho. Heureusement ko nabwo yayinkubise. Normally igihe cyose dufite ama situation zimeze kuri nko mu Budage baba bafite systeme ya alerte. Ariko yayisanyingirana aricara araturumbura amaso iri red, atukuye, arambwira none urashaka iki wowe? Asa nk'umuntu ugiye kunsimbukana. Igishekeje nuko natangiye kumusaba imbabazi. Nangira kumubwira rero jewe ntabwo naje hano kugwira nabi. D'ailleurs n'umunsi wa mbere ntabwo ndabimenye. N'umunsi wa mbere nje hano wambwiye kukuvura, niba ushaka kwitahira, niba bakubangamiye barakuzana hano, ushobora no kwisubirayo. Mbobera cyane jewe ndashaka gusa kukuvura. Ahita kubita ku meza aravuga je le dis et je le répète, qu'est-ce que tu veux? Ndabisubiyemo, urashaka iki wowe? Ubwoba buraza bwinshi mu mutima, nangira gutaka, au secours, muze muntabare. Nyuma yaho nahise nangira kwitekerezaho, ndavuga niba umuntu bashoboraga kwinjira muri ya mwanya akambona je ndimo gutaka kandi umugwayi we atuje, apparently atuje, ninde ugwaye kurusha undi? Amahirwe yanjye rero hari umuforomo w'umukosto waje ategura icyo twita cocktail lithique, ni umuti bita droleptan tuvanga na nozina na aldol. Arawuvanga neza aramutera, amaze kumutera muri minota 2 ahita asinzira. Nanjye nkora fata utuntu twanjye twose, ndavuga niba ari ibingibi psychiatry ntabwo bazongera kumbona hano. Umunsi ukurikiraho nahise njya kwiyandikisha muri pediatrics, ndibo kuvuga ko at least ntabwo nzahura n'ibibazo by'abana. Ariko kuko byari umuhamagaro, numvaga nshaka kuvura muri domaines, gukoresha science, kuvura soul, amarangamutima y'umuntu, ariko nkoresha ibintu by'ubuganga. Ndisubiraho ndajyayo, nyuma yaho mvumbura ko ari mu myuga myiza cyane ifasha abantu mu buryo bw'indani, cyane binyuze mu biganiro, mu psychotherapy. Igihe ufashije umuntu ukamuvana ahantu ukamugeza ahandi, wumva unezerewe, wishimye. Nayo ni joke sobora kukubwira. Iyindi joke ya nyuma nshobora kuguha ni joke y'umupasteur waje gusengera umugwayi mu bitaro byacu. Turabimwemerera, arambika ibiganza ku mugwayi, atangira kwirukana amadayimoni justement. Soka dayimoni, soka satani. Hanyuma umugwayi avanaho ikiganza, aramubwira jewe nitwa Ndahiro, ntabwo nitwa Satani.
pastor ava mu mwuka neza neza. Dr. murakoze cyane, murakoze. Ntabwo iki kiganiro cyarangira ariko tuzongera dutumire Dr. Bizoza kuko mwabyumvise dufite byinshi dukeneye kumenya ku buzima bwo mu mutwe ndetse uburwayi n'uburyo twakwivuza cyangwa se twashaka ubufasha. Hari byinshi tutazi ariko tugendana nabyo, ariko nk'uko Dr. Bizoza yatangiye abivuga, ushobora nawe kwicara ukitegereza ubuzima bwawe, ugatekereza ku bitekerezo ugira, ugatekereza ku myitwarire yawe muri sosiyete. Ahantu ubona hari utuntu tutagenda, ushobora gushaka ubufasha. Ntabwo bivuga ko wasaze, ntabwo bivuga ko ufite ikibazo. Ushobora no kuba nk'uko Dr. yabivuze, uri umuntu urwara umutwe udakira, ufite migraine idakira, wanyweye ibinini byose, wararyamye, wakoze ibintu byose bishoboka, umutwe wanze gukira. Cyangwa se ufite ikibazo cyo gusinzira, kubera icyo udasinzira. Cyangwa se ufite ikibazo, hari itariki runaka igera ukagira ubwoba bwinshi, ibyo bita anxiety cyangwa panic attacks. Cyangwa hari ahantu ugera ukikanga, ukaba triggered. Ijambo ry'icyongereza ntekereza ni trigger, imbarutso. Hari akantu kakubaho bikaba nk'imbarutso ya stress. Hari umuntu muhura mukavugana ukagira stress cyangwa ukumva urahungabanye. Ibyo byose ni ibintu ushobora gushaka umuntu akakuganiriza. Ariko by'umwihariko Dr. Bizoza arahari kugira ngo adufashe, ajya anatuganiriza. Nk'uko mwabyumvise, ntabwo ari ugusara. Ushobora kuba ugiye gushakana n'umukobwa cyangwa ugiye gushakana n'umuhungu, personalities cyangwa se kamere zanyu ntizihura, mukaba mwakora initiative cyangwa se mugatera intambwe yo gushaka umupsychiatre cyangwa umupsychologue, mukaganira ku mico yanyu itandukanye. Ugasanga barabaganirije, wenda bibafashije mu rugo mushaka kubaka, cyangwa bibaviriyemo gutandukana mutarashakana, bitarajya mu mategeko, kuko imbere mwari kuzahagera wenda mukagira ikibazo, ukeneye kwivuza cyangwa umukobwa akeneye kwivuza, cyangwa ushobora kuba ufite urugo mufite ibibazo n'uwo mwashakanye, kuko umwe muri mwebwe arwaye cyangwa se mwembi murwaye, ariko mwakwegera umuntu akabafasha akabaganiriza, bikabafasha kubaka urugo rwanyu. Dr. Bizoza rero mwamubona kuri 0788282568. Ndazisubiramo: 0788282568. Nyamuneka twegere abantu bafite inararibonye, batuganirize, badufashe. Ntabwo bivuze ko kujya muri Karayesi Ndera ari ugusara. Ushobora kuba ukeneye umuntu ukuganiriza ku kantu gato, ubuzima bwawe bugahinduka. Reka rero nibwire ko iyi episode y'ikiganiro The Barbara Show ku buzima bwo mu mutwe, twizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe, ifite ikintu twunguye. Ngiye mfite ibintu byinshi nungutse, nizere ko namwe mufite ibintu byinshi mwungutse. Reka rero nsoze iki kiganiro nk'uko nsanzwe nsoza ibiganiro byanjye, nkubwira ngo Imana iguhe umugisha. Nk'uko mumaze iminsi mubibona ku ma episode yacu, seti yacu yarahindutse. Seti yacu yahindutse kubera ko dutegurirwa seti yacu na Bloom Rwanda. Bloom Rwanda iduha indabo nziza. Rero turabashimiye ko bahora badufasha bagatuma seti yacu isa neza, ariko tunabateza imbere. Bloom Rwanda, thank you. Urakoze gukurikira ikiganiro The Barbara Show. Nimba ukibonye kuri YouTube The Barbara Show, kora subscribe, ujye ukomeza kubona amakuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza. Nimba udukurikira kuri Facebook, nimba udukurikira kuri Instagram, komeza udukurikire, turakwishimiye cyane. No kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru, ndetse ntimukasibe kureba iki kiganiro ku Isibo TV. Turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye. Imana ibahe umugisha.